Nakugenda no kubaza kwa boss. Yo boss. Meze bite? Sawa kabisa. Uri gucamo? Gake tu. Umuntu uri musha muri quartier. Ndio muri quartier kabisa. Ndi gushaka akazu. Wewe hano nyine ndi kujya hanze weza wanjye akaka umuntu yakondesha. Uri gushaka inzu uri kurya imikate se? Boss. Oya ariko nadiyo nta kibazo kirimo da. Nta kibazo rwose. Nuko nimba wakambona wambwira ko. Akazu? Ndebe. Inzu nayibona. Wayibona? Inzu nayibona. Ngiye none nimba wayibona nahita ngera nkabwira umudamu kuko rero yasigiye imyenda hariyo n'abagamo none bayinsohoyemo. Bagusohoyemo kubera iki se? Ngo nuko nanga kwishirana ko ariko nuko ngiraga mbese bonaga abantu birana n'abafete n'uko. Namba wakunze imikate ni wishura inzu sha. Ntago ari gukora ibikate tu. Inzu ndayishuraga huko nkuko barabagabo ni mbonye tutari kumvikana byaga. Okay, ibyo tubere kushaka inzu yangahe? Wakumvikana nyine tunyigezo nkareba nkayishima. Waye tugenda ukayindangira ubu ni beta nyina nkabyira umugore. Tukazana imyenda tu. Okay. Harya ngo washakaga inzu. Ugize amahirwe uhuye n'intiti komisiyoneri international. Yekada. Yari njyewe. Wasanga utagariyera. Gwereka ibyangombwa se? Nyereka turebe wasanga ugariye kabisa. Urucabana wowe. Urucabana. Dore karita. Ngosha ndikora. Ariko se ntanguhaye. Hari oya. Meraho kwa. Ariko nuko numvise uzana utuntu tw'ubunyanga. Ko kutishura. Oya ndishura gata. Oya ndikumva ufite utuntu tw'ubunyanga. Nyine uri umugabo nabonaga arihoraga ntera utuntu tw'utugambo twinshi dasohoka mu gipanga kayomba na kwinjira kayomba mona nyine ntari kumvikana nawe neza. Washakaga inzu ndazifite. Bura twaba komisiyoneri ntago tujye tuburi. Komisiyoneri nahabarazi je narangiye abantu benshi amana. Ngene ntari bikabisa. Harya ngo ngushaka inzu? Nyine turumvikana nje amafaranga ndayafite nta kibazo. Ufite amafaranga? Amafaranga garahari rwose. Ariko urumva harimo kantu. Ese komisiyoneri akorera kugusa? Oya amafaranga agomba kunaboneka. Oya we nabyumvise turumvikana. Ntari bitu. Hanyuma mfite inzu ebyiri. Ndakenera imwe nyine. Keneye abapangayi. Ntari ndakenera imwe none naba muri ibiri se mfite umugore. Inzu mfite ya mbere iri kwishurwa 50,000. 50. Iya kabiri. Urajyamo? Ngira ni akabiri twumva ubu. Iya kabiri iri kwishurwa 40,000. Amafaranga garahari je ubu nipa gushima nta kibazo. Amafaranga garahari. Ufite amafaranga? Ntari birwose nakandukanye kagomba kuboneka. Okay. Hanyuma tugeneye nje gukwereka izo nzawo ziri. Nubundi niyo nari ndi kugana. Twagenda nkazikwereka. Uko ntari bitugenda ushobora gukora. Oya we n'icyangombwa nuko ufite amafaranga. Ikibazo amafaranga garahari. Amafaranga urayafite. Garahari ga. Ese umuntu yakigura. Oya nibyo. Izinzu boss izinzu ndi kubona ukunjana mu bigunda izinzu zirizewe. Yewe nakubwiye ko izinzu Wapeze izi ntazo zirimo. Uri kumwe na komisiyoneri international. Wenda gato. Izi nzu aga amafaranga Icyambere izi nzu ifite umuriro. Icya kabiri inzu amazi ntuyagura. Icya gatatu nta n'abasambo bahaba. Ifite ubwogero. Iyi ifite poseni mamaye nkada nurucyabana wewe tugenda wowe nakubwiye kuba huye na komisiyoneri international. Si pisine uvuga pisine iramutse nabuze ngewe nabucukurira n'ikizenga cy'amazi ukajya widumbaguza kaho nyumvira ndagato urumva uyu mugabo ni muzimara tugenda nyine ko ntari bindi wowe wahuye na komisiyoneri tugenda ntari bindi ko pisine zihari banyokoye ngo wowe ndakurangira inzu katurebe isazo zawe n'imbazize urazibona wowe komisiyoneri international kingura turebe none wowe kingura neza aha ya nuruhe kaiwe nje ndarambiwe
Ndambiwe bike. Ndambiwe itaha ryawe ry'ijoro. Kubyutse kare kare witotomba bimeze bite? Ndambiwe itaha ryawe ry'ijoro. Kandi kaba ari akazi. Akazi wowe ugira akazi kagutahisha saa 4 z'ijoro. Nimugoroba hano twamenye beto. Byari byagoranye kabisa. Yego. Byari byagoranye pe, ibyuka witotomba ahubwo vuga. Icyo wahisemo sibyo kugira ngo ubyuke witotomba witeza abaturanyi. Nafashe umwanzuro wo kugenda kuva hanga. Sinshoboka. Sanga abagabo bawe. Cyane. Urabasanze? Ndabasanze sanjye nawe utaha nijoro ariko barimo ninda ari mu bantu. Nijoro byaba ikibazo. Byaba ikibazo nibyo byaba intandaro yo kugenda koko. Genda ndambiwe ijoro ryawe rero. Oya mukuri mbabarira basi. Mbabarira. Mwabarire njyewe. Wowe nakubwiye ngo kingura ntari gikingura. Inzu. Kingura turabireba. Inzu ni yawe wowe. Kingura. Injira murebe wowe. Wenda nuko nakobo kabimo gakeya. Nakobo kamenaga mama. Ariko nako umuntu yanagafunga nibati ryakumutse hejuru nta kibazo. Wowe nta kibazo ukaza kukagira nimba nikora nziza tuko. Wowe reba ibi bintu. Chibitu. Iyi ni saro. Irani dushe. Urayampa daga. Wowe reba. Angize uza tuvugana. Yego ushaka ari. Je? We n'umugore we barashwanye. None ngo umugore yarashaka inzu. Nuru cyabana. Yewe wa mugabo wamaze kureba. Ndi kureba. Yego kari. Ndaje kaze hari ubona rindi kutambagiza n'inzu hano ndaje tubivugane. Kanze manze numvikane nawe nubwo. Okay. Wa mugabo washimye. Gira hari undi muntu ukomaze. Nta kibazo naguha amafaranga. Ndishura. Weme kuyishura. Nta kibazo. Dusuyibone? Nayibonye rwose. Intebe zirimo, igitanda mo hano birimo. Wewe cyo turapfa n'amafaranga. Ndashimye nubwo atari tugacare ndapfa kuyibamo noneho kujya mbenda zerera. Oya nta kibazo. Sawa. Bagiye nafashe umwanzuro kandi nawe ufashe sinsubira inyuma. Okay, niba udasubira inyuma ibintu bya pasu bigabanye. Yeah. Ntabyo kugabana ugenda usanga. Urampa impamba sheri, urampa impamba pe. Datashe. Inde? Wowe. Kuranga muntu yanjye na zina ryawe riri. Arundo hetse sinzi. Ayo manga nyina do Jean Pierre. Azina ryawe ririho. Jere ndarambiwe. Nta zina ryawe ririmo, nta deni nkurimo, ahubwo urumva ikintu nakubwira. Kugenda kwawe ntacyo bimbwiye. Urumva? Tarazana baga muri geto ngenyine. Nuri wazanye tankunda pe. Dabizi. Bifata nkaho ipari hiye nyine. Ipari hiye. Wayibonye rero. Nayibonye rwose nta kibazo. Wowe inzu nta kitwaye. Reka kwandura mugore nta kure kuba turabungana barabana. Ugiye kuzana umugore. Ntabwo tuba turi Rwanda vuba. Ndapfa kubashira muri iyi nubwo nabo mbonye atari nziza cyane. None se wavuga none kugira ngo tuvugane iki nyine. Singubye ko njya kukuzana amafaranga. Tagaskwira. None ukaba warunzaniye hano iki? Uzanye ngo unyereke inzu nyishime niraza kwishura amafaranga. None inzu ntiwayibonye? Inzu nayibonye reka cyo. Wayishimye? Iyi si se y'ibihumbi 180 wambyiye. Reka da. Iyi ni ibihumbi 50. Ubwo ibihumbi 180 ari iyihe? 140? Amayiga. Iri muno hirya gakeya muno hirya nta nayo nayikugezaho. Ubwo ntacyo reka mfa kujana nimba ari 50 naho ndapfa kwinjira. Nyawe hinduye cyambere hano ndagisango bihawe. 50 sibyo njya kukuzana hari ikindi. Umugabora uzi. Hosha. Umugabora. Iki si none sai sibyo se ntazi nyine. Reka da. Tegane. Hosha, niriwe ndabungira ubusasha. Isi wabyiye kari isaha hari. None niba ari zanjye. Izirimba ari zaho ndaguhinduka ndagwa amafaranga ndazanga nakomisiyo. Ntabyo korohera none. Ntabyo korohera. Ugiye kumisahane n'isafuriya. Ayo ndaguha. Haraza abayobozi. Bizana iby'ubuyobozi. Nibo baduze. Ko bagiye kuza byose bakabimugasigara amaramasa.
ubwire nyine urumva ngiye kuguha winkora umva nyine nyina winkora ngiye kuguha ikiyiko kiko ndakimaze iki n'urukwi ububoto Fasha waniriwe ndagendera ubusa jewe oya none se ubundi kuzi kuzikintuza kibati ryapfumutse wa muhungu we ibati gupfumuka nta kibazo umuntu ujyana yewe hore kuryihorere nanjye sahizi kizi nje nakurira ngaryihomera reka ibyo baturyihorere bihingana na komisiyo iryo warura ko rukuja kuri irangira ibati naguzi kurihoma byasaba igihe kingana utese sinone wifuza ngahe ga komisiyo sanja umpereje wa 15 Zanas Zan oye ibyo nta nagagwa amafaranga ubwo nta kibazo ubwo we turananirana turananirana oya ni gute wanca go amafaranga kameze guco ibati ryarapfumutse mu nzu harimo ibyo babiri harimo amazi oye ako kantu ko gupfumuka kwibati ntukagiraho ikibazo ntukagiraho ikibazo sha je nakurira nkananga nagahoma ntago bigize ahubwo wowe icyo turapfana amafaranga ngo ntari uburi manganyira wowe icyo turapfa ayinzu harya twayumvikanye isiga ni komisiyo nyine wari ukumbwira ariko iyo komisiyo wayihorere oya nayo komisiyo ntari menshi cyako ndi kukubona ndiko ufite amafaranga nangahe mbese ushaka umuntu waje uri kurya imikati sha uzi ngo ngabaga yoroshe nangahe sugera ngo ni menshi mwanya wanje nangahe nibyo 100 gusa ariko icara twumvikane sha amafaranga ba menshi gute kumva ari menshi ago mafaranga uri gucaga gasumba inzu ntabwo ari menshi gasumba go kwishura inzu oya ntabwo asumba yo kwishura inzu ahubwo ufite amafaranga nakubonye nakurangije yago mafaranga uri guca ni menshi oya ndamutse ni no kukugora cyakoze wenda komisiyo wenda ntabwo kubita nka gitanda ijana ni menshi ntabwo kubita nka bitanu n'ubundi inzu nizawe nta kintu waba uhombye wiri urabona inzira wancishijemo kuva kare hose ariko nawe inzu zawe zigiye kwinjiza 5 nizo inzu zawe zigiye kwinjiza kandi ndagwanda ibintu 50 komisiyoneri international 5 amafaranga arako kuwaje 100 mwe ni umurimo wo kugurisha mwanya wanje rero reka tute kuvunana mu mutwe hari indi nzu mfite hano hirya tugende nje kuyikwereka tugende se twagenda kajya kuyikwereka iyi ngiyo ndi kumva turi kunanirana none se iyi twumvikanye kuko nese iyo uranca komisiyo yangahe oya nayo uragera urayireba ntabwo turananirana twagakumye kuri nta kibazo reka da tugere no kugindi nkwereke riko mazu ndayafite ntaribi haguruka tugende nkwereke indi iri muno echo ahangaha wowe ndakwereka inzu nta kizamburana Iki tutajyaho ugashima ukishura reka ntago nakamuruza rw'ibiti shima wishura reka ta ntago nakamuruza rw'ibiti iyi nzu yarampenze witonde nushaka ureka gukingura iyi ntago nayijamo ndaja muri ya metalike aho yiraya twananiranwa amafaranga none izi doze gucika wowe ubwo nakumvise ubushobozi bwawe buhinganye n'iyi nzu oya kandi ni make amafaranga nayafite 50 ndayikwishura wakwigiriye mu 45 sha oya wabuze ya komisiyo urabona iyi nzu oya ndikuta gafite nta kibazo cyangwa ushaka kuzanyishyura ukwezi kwa mbere shaka kwa kabiri ukayampe oya nayo kwa amafaranga ndayafite ikibazo si amafaranga gogira wowe nakubwiye amafaranga agira ahubwo ishusho oya ntago nayagwaye amafaranga ni menshi ariko icara twumvikana ariko ubundi twumvikane ngo uri kwishura ngahe harya komisiyo yari kugwa 5,000 5,000 naho wancishije inzira zose wanyujijemo imisiyo higa 5 n'amafaranga wa muntu kosha ndi kubona uri umuntu w'umugabo wakwishura amafaranga sha amafaranga yaduye amafaranga ganduza ba komisiyoneri garutagize urukumva bibaho weho biterwa n'akazi ukora ago mafaranga arako gabari menshi biterwa n'akazi ukora ayo mafaranga ntago wayambona cyakoze bitewe n'ukuntu ugenda yize kuri ibyo bitangiye kukubitaho 2,000 2,700 none kumukomisiyone none ushaka ngo oya wendi kumva turashobokana yanjye kankwereke rero sana 90. 90 nyamara abantu bo mu mujyi bado bamwarasaranye reka ta ntago ari kuvuga ngo ni mu 90 reka 90 ntago nayaguha ntago byashoboka
birindwi mwamwa mu mwanya wanjye reka ntibyashoboka cyakoze nagushiraho menshi sinakurengereza serivisi 7,500 none ako sha wareka kwinyopfagura sha reka kunyopfagura ariko amafaranga amafaranga ntabwo tuyakoraga natwe turayakoreraga shaka uri kugaragara nk'umukire nayo tu nimba uragira umuntu ugiye kwishura inzu y'ibihumbi 50 yoye ariko icara twumvikane none se kutari kumvira we uraguma ku 90 uravuga nk'Imana bo ndari mu 60 reka da ngo 10 hari uko hazamutse kandi okay we kubera ko turumvikana nanjye akadiye kukubera imbwa sani ibihumbi byiza 20 maze nanjye wumve iyo mvuye ni umvura yemera 12 umbwira mbitanya rwantari 12 sha mu mwanya wa 12 nimba udashaka mani mbwira nigeneze kwishakira igindi oya ariko okay pasu ndayemeye sibyo ntariba ahubwo nicyo ngaho ubwira ngiye kuguha ikiyiko ye gabanyijwe wowe ikuguha ikiyiko urukwi n'inkabya hongera ifoke wabonye he ikiyiko giteka bateranjwe n'abagabo barakugurira isafuriya wowe buriya byose nabikurekera genda ntacyo bimereze maze mbijyane gira kwamereza ubundi amazi yakubwiye ngo ntuyore tuwamereza ukava mu magambo agenda ubundi amazi yakubwiye ngo ntuyore urankeneye ndabizi uyabwira ko ntacyo ufite bo ande ko kubera imbwa nanjye mwana pereza 20 reka 15 nimba yashaka kugeranya guhereza ntari umfatikanyije n'inzara mwana 12 mbwiranya guhereza komisiyo yanjye rero nyibonaga mbere ushaka amafaranga dara amafaranga ko gaharira kazagiye kuba nguhaye ibintu bingahera n'ibintu ngiye kuba nguhaye ibihumbi 4 agandi ndagakunda ndagira ndakohereza kunuza ku telefone sha utaje sha oya nta kibazo ndakohereza ku telefone oya nta kibazo pasu ndayemeye sibyo ntariba ahubwo nicyo ngaho ubwira ngiye kuguha ikiyiko ye gabanyijwe wowe ikuguha ikiyiko urukwi n'inkabya hongera ifoke wabonye he ikiyiko giteka bateranjwe n'abagabo barakugurira isafuriya wowe buriya byose nabikurekera genda ntacyo bimereze maze mbijyane gira kwamereza ubundi amazi yakubwiye ngo ntuyore tuwamereza ukava mu magambo agenda ubundi amazi yakubwiye ngo ntuyore urankeneye ndabizi uyabwira ko ntacyo ufite ngura yamba kuri telefone ndaho kuri telefone yambeho nta kibazo ubu se wareka nkazakohereza ko sha uri kunkinizire miki kaza se ubu bina byanje bigiye nguhaye nagari ngo ndareka kuzana komisiyo yanjye nyibona mbere tari birekanye kohereza ubundi ndeke kuri ngo ndagira 0.8 0.8 kangahe 10 kabiri karindwi 40 reba niba wabonye message amafaranga yaje sawa ntari ubwo ndaza gukora leta ngo urasha urampamagara sawa faranga ndayabonye sha naribi kambikuzanira ariko bahisemo nabi bizane girafu sinduna garuka no munsi yawe ndanda kwitereza akira urukwigo genda muri rusitiro ukore mu ndacana kuri gaze sonere ndakundangera naho ubundi se nuko nguko apisha ako ufite inzu mwa oya inzu zo zirahari nk'eshanu shanu ndebera hariyo nari natanze ejo bundi uyu watanze kandi uri kuyibara ute oya nako ariko ndakeka mfitemo inzu eshatu zo zirimo aho ngaho turareba kade
nanjye ndashaka umukiriya njyewe nari mfite imwe ubwo zibaye enye ubwo nyine ikibazo ni ukumenya ngo ni angahe cyangwa se birasaba angahe. oya ibyo byo nta kibazo nanjye inzu zirahari pe harimutse ubonye n'umuntu nubwo uri umushefu wacu ubwo n'umukomisiyoneri nkaba mfite n'inzu nkaba nkomisiyoni zanjye wanandangira da. oya nakurangira umukiriya. oya ni ugufashanya naho ubundi se ni uko nguko bimeze nuko nguko. Yewe madamu komera mukobwa. Ndakomeye. Yicara. Yicara sawa ubwo ko. oya yicara wagenda uticaye se.